Nk'uko bisanzwe ni kuri Kamera Gospel TV Show, twateguriye urugendo tugiye gukora tujya gusura abana bo ku mihanda aho baba bari mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, aho bari mu nkengero aho barara, kugira ngo tubashyikirize ibyo kurya nk'uko imitima yacu iri. Tugiye kubareba rero tubasanga, twapakinze ibyo kurya turabibashyiriye kandi turizera ko turi babone. Ntabwo biba byoroshye kubabona, ugenda ushakisha ahantu hatandukanye ariko turababona kubwo kwizera. Tumaze kubageraho rero twagiranye ibihe byo gusenga ndetse no gusangira no gukina. Byari nijoro bwije cyane kuko hari mu masaha 2 z'ijoro, ariko twagize umunezero kuko aho twabasanze hari ibyishimo bidasanzwe. Nyuma yo kurya twaganiriye ndetse turasenga kandi bizera Kristo Mwami n'Umukiza mu buzima bwabo. Imbabazi zawe ibyaha byose nakoze ubimbabazi nari ntaramenya ariko umenye yuko wowe wenyine urankunda kandi waramfiriye. Nemeye ko amaraso yawe wavuye nanjye nzi ibyaha byawe. Ndagushimiye Bana izina rya Yesu ravuze ngo uzakwizeza umutima we akakwakaza umutwe ko akwizeye uzamubera Umukiza n'Umwami bihoraho iteka ryose. Abana bawe Mwami, mu magambo yabo bariyumvira barabihamije ko bakwizeye. Uhereye uyu munsi bari kwizera gutuma kandi Imana ibyo washoboye ni wowe cyane uracyakeneye gufasha muri byose, guhabwa imbaraga nawe, guhabwa ubwenge nawe, no kubasha kubafasha guca muri iyi si n'ububabare bwayo uko bimeze kose. Ibyo barwanira Imana ndabakuragije ibyo ibyo kurya byabo by'abana, ibyo imyambaro yo kureba y'abana, ibyo amashuri yabo Mwami, ibyo dukorera ibitangaza ngo ukazura kuzabana natwe twageze aho ngaho dufashe ubushobozi bwo kuba abana bawe beza kandi turagushima. Urakoze ngo uzanizera wese azahabwa ijuru rihoraho kandi ntazacibwa mu gihe cyose. Urakoze ibyo twakomeza kandi twakwizeye twese neza cyane Yesu Kristo. Ndabakunda kuko muri abana b'Imana. Ndabakunda kuko Yesu yabanje kubakunda. Ntibazakubeshye, nta muntu wakunda nka Yesu, ariko Yesu ukundishije umuntu nawe uravuze urakundika. Imana y'igikundi niyo yabona ko bimubagura, niyo yabona ko babona ibisambo, niyo yabona ko babona ibijyana byanyuranye, yabonamo abana bazakura bakabana n'abagabo. Mwese muri abasore beza muri abagabo beza, muzaba abagabo muzashaka abagore mubyara abana, ndabizi ibyo ntawe ushidikanyaho. Rero ngana Imana ibarinde. Maria wabarizo se ibintu bitagaragara. Maria wabarizo Kristo turi bacuranga nuko byaje kujyana Imana ubahaye ubuzima kandi tuzakura. Twakomeje kandi kugira ibihe byo gusenga ndetse no kuganira ku kwizera Kristo Mwami n'Umukiza bihindura ubuzima bw'umuntu, bikamuvana mu kuba mu buzima bw'insuzugurwa bukamushyira mu buzima bwo kubaho ashima kandi anezeza Imana. Aba bana bafashe umwanzuro wo kudasubira mu mihanda kandi twifuza ibingibi kubikora kugira ngo bihembure benshi ndetse bifashe benshi kwibuka no kuzirikana yuko ari abana b'igihugu, ari abana b'umuryango, ari abana b'itorero. Imana idufashe. Wowe wumva washyigikira ibi bikorwa byacu, watwandikira kuri nimero zacu zikurikira 0788 922 900 ukavugana na Bosco Shima kugira ngo twese hamwe tubasange tubahumurize kandi hari icyizere cyo gukira. Imana iduhane umugisha twese mu izina rya Yesu. Amen.